mwongeye kwirirwa. Banyakubahwa mwese mwitabiriye uyu muhango, abayobozi b'amadini, abayobozi bakuru mu nzego z'igihugu cyacu, batumirwa mwese, abantu bose bitabira umuhango, twongeye kubashimira kuba twahuriye hano, kandi dushimira ubwo bufatanye bugaragara mu banyarwanda baturutse mu madini yose anyuranye kugira ngo bakore iki gikorwa cyo gushima Imana. Nongeye rero kubasuhuza mwese, nkaba rero ngira ngo mbabwire ko naje hano mbafitiye ubutumwa bwa Nyakubahwa Perezida wa Repubulika, ari nawe naje mpagarariye muri uyu muhango. Mu izina rya Nyakubahwa Paul Kagame, Perezida wa Repubulika y'u Rwanda, nishimiye kwifatanya namwe muri iki gikorwa cyiza mwateguye cyo gushima Imana. Ndagira ngo mbagezeho intashyo za Nyakubahwa Perezida wa Repubulika, wambwiye ngo mbaramutse cyane. Kandi akaba yansabye kubashimira ubutumire mwamugejejeho. Gusa ntabwo yabashije kwitabira uyu muhango kuri uyu munsi kubera izindi nshingano nyinshi afite. Akaba rero yongeye kubashimira no kubifuriza umunsi mwiza. Guverinoma y'u Rwanda rero irashima abagize bose uruhare mu gutegura iki giterane cyaduhurije hano uyu munsi kugira ngo dushimire Imana ku ntambwe igihugu cyacu kigezeho cyiyubaka. Ibyinshi Dr. Mirigande yabivuze, ngira ngo yabimvugiye, kubera ko nubwo yavuze ku ruhare rw'amadini ariko yagaragaje cyane ibikorwa guverinoma yakoze, ibikorwa igihugu cyakoze, kuko iyo tuvuga guverinoma ni ubufatanye bw'abanyarwanda bose nk'igihugu bwatumye tugera aho igihugu cyacu kigeze, tuvuye ahantu hari hagoye cyane. Yabisobanuye, atanga n'ingero zimwe mu bikorwa by'amajyambere byagiye bigerwaho. Ibyinshi rero bikubiye mu iterambere ry'ubukungu, imibereho myiza y'abaturage, amahoro n'umutekano, ndetse n'ibindi byinshi byagiye bigaragara byiza mu mibanire y'abanyarwanda twese, bituma dukora igihugu cyacu dukunda. Muri uru rwego mboneho umwanya wo gushimira uruhare rw'amadini n'amatorero agira mu iterambere ry'igihugu. Muri abafatanyabikorwa beza, ndagira ngo nshimire abayobozi b'amadini n'amatorero imbere y'abakristo banyu n'abayoboke banyu. Guverinoma y'u Rwanda ikaba ibashimira urwo ruhare rwanyu mugira mu guteza imbere igihugu cyacu. Ibikorwa byanyu mufatanya na guverinoma turabizi, hari ibijyanye n'uburezi, hari ibijyanye n'ubuzima, amavuriro, hari ibijyanye no kurwanya ubukene, hari ibijyanye n'ubuhinzi n'ubworozi, ariko cyane cyane ibijyanye no gukora umuryango nyarwanda utekanye. Ibyo twemera ko amadini yose dufite mu Rwanda abidufashamo, n'ari y'abakristu n'atari abakristu yose abigiramo uruhare. Tukaba rero nka guverinoma dukomeje kubasaba ko urwo ruhare rwanyu rwakomeza kugira ngo tugire
uwo muryango nyarwanda utekanye kandi uteye imbere. Aha rero guverinoma y'u Rwanda irashimira amadini n'amatorero afite ibikorwa bitandukanye biteza imbere imibereho myiza y'abaturage, ari ibigaragara mu mujyi, ari n'ibigaragara ahatari mu mijyi, ndetse bigenda bikagera mu muryango hasi. Ariko nanone ndagira ngo twongere dushimangire ko tugomba kugana mu murongo uboneye abanyarwanda mu ndangagaciro zacu nziza. Abayobozi b'amadini n'amatorero benshi barabigaragaje ko indangagaciro ziranga umunyarwanda zimuteza imbere, ari nazo ziteza igihugu imbere, kandi tutazazitezukaho. Aha rero tukaba twumva dukwiye gushimangira iryo hame ryo kudateshuka ku ndangagaciro ziteza imbere umunyarwanda mu gihugu cye. Nk'uko byagarutsweho kenshi mu rugendo rwo kubaka igihugu, amadini n'amatorero yagize uruhare rukomeye muri gahunda y'ubumwe n'ubwiyunge bw'abanyarwanda. Ibyo byakozwe binyuze mu nyigisho nziza z'amadini n'amatorero zunganira cyangwa zagiye zinunganira guhera mu ntangiriro gahunda y'ubumwe n'ubwiyunge leta yarimo ishyira mu bikorwa, kandi n'ubu tuyishyira mu bikorwa. Nta gushidikanya rero ko amadini n'amatorero yagize uruhare rukomeye mu gufatanya na leta kubaka iki gihugu cyacu dufite uyu munsi. Abangira ngo rwose twongere twihe amashyi. Muri urwo rugamba rw'iterambere rero turimo, ndetse n'ubw'umutekano w'igihugu muri rusange, ntabwo twareka none kuvuga ko muri iyi minsi ishize hagiye hagaragara ibyo twakwita amadini, ariko biba bimwe bavuga ko umwana ashobora kuba umwe agatukisha benshi. Yagiye agaragaza inyigisho zibuza abantu kwitabira gahunda za leta mu kwiteza imbere no guteza imbere imiryango yabo. Twabonye amadini amwe abuza abantu kwivuza igihe barwaye, akababwira ko kwivuza kwa muganga ari icyaha. Twabonye amadini abwira abana ko kwiga ari icyaha, ko kujya mu ishuri bitemewe. Twabonye amadini abuza abantu kwitabira umurimo, avuga ko niyo utakora Imana yagusanga aho ikakugaburira. Twabonye kandi amadini amwe abwira abana gutandukana n'ababyeyi babo, ngo ko ababyeyi bashobora kuba ari abanyabyaha. Twabonye kandi n'amadini yagiye atanga inyigisho zinyuranye n'indangagaciro z'umunyarwanda twifuza, ariko nk'uko nabivuze ni ibyo abanyarwanda bavuga ko umwana ashobora kumwe agatukisha benshi. Amadini menshi ni meza, yakoze neza, yafatanyije na leta mu bikorwa by'iterambere. Icyo tudakwiye kwemera nk'igihugu, nka sosiyete, ni ayo madini, ni izo nyigisho zaza ziyobya abanyarwanda, zibakura ku ndangagaciro zabo, zibabuza kwiteza imbere. Ariko ahandi ho uruhare amadini yagize mu iterambere ry'igihugu twararubonye, kandi n'ubu turacyabasaba gukomeza, ngo dukomeze dufatanye twubake u Rwanda twifuza. Twese rero twemera ko kwemera kwiza kugomba kujyana n'ibikorwa byo kwiteza imbere, cyane cyane no kukura mu bukene. Turongera kubashimira uruhare mwabigizemo. Turasaba gukomeza kurwanya abashobora kuba batuvangira twese, bazana izo nyigisho z'ibinyoma zibuza abantu gukora, zibabuza kwiteza imbere. Nk'uko nyakubahwa Perezida wa Repubulika yabigarutseho mu masengesho ngarukamwaka yo gusengera igihugu, yagize ati ntabwo abantu banyuze mu bintu nk'ibyo twanyuzemo baha urubuga ibibonetse byose. Iryo ni isomo rikomeye yaraduhaye, rivuga ko tugomba gukora amadini ariko atanga inyigisho zubaka umunyarwanda, zimuteza imbere, zimushyira mu cyerekezo gikwiye. Ntabwo twifuza ko muri iki gihe tugezemo abanyarwanda bakijya gusengera ahantu hashobora gushyira ubuzima bwabo mu kaga.
niyo mpamvu dufatanyije namwe abayobozi b'amadini n'amatorero tuzakomeza gufashanya kugira ngo iyo myumvire ihinduke, abantu bahurira ahantu hatunganye kandi hadashyira ubuzima bwabo mu kaga, kuko icyo tugamije twembi ari leta, ari amadini n'amatorero, ni ukurinda ubuzima bw'umunyarwanda. Turabashishikariza kandi gukomeza gufatanya na leta mwubahiriza ibisabwa byose kugira ngo ibikorwa byo gusenga bikorerwe ahantu bakwiye, hatekanye, habereye umunyarwanda mwiza. Birazwi ko hari byinshi byiza musanzwe mukora, kandi guverinoma y'u Rwanda irongera kubasaba kongera imbaraga muri izo gahunda zijyanye no kurwanya ubukene, igwingira ry'abana, kurwanya ubusinzi mu rubyiruko, kurwanya ibiyobyabwenge cyane cyane mu rubyiruko rwacu. Nidufatanya namwe abayobozi b'amadini n'amatorero, tuzagira urubyiruko rwiza, ari narwo Rwanda rw'ubu rukaba n'u Rwanda rw'ejo. Mbese turabasaba gushyira imbaraga muri za gahunda zose zidufasha kurera umunyarwanda mwiza kandi utekanye. Mbere yo kurangiza iri jambo, ndagira ngo nongere nshimire umuryango Peace Plan wateguye uyu munsi wo gushimira Imana ku bw'imyaka 30 y'amahoro n'iterambere mu Rwanda. Turabashimira cyane. Nk'uko rero twafatanyije namwe mu gushyira mu bikorwa gahunda za guverinoma mu myaka ishize, twizeye ko no muri iyi myaka 5 iri imbere tuzakomeza gufatanya gushyira mu bikorwa icyiciro cya kabiri cya gahunda y'igihugu yo kwihutisha iterambere, abenshi tumaze kumenya nka NST2. Turagira ngo twongere tubizeze ko kandi tubabwira ko murafatanya ibikorwa beza ba guverinoma, ariko tunabasaba gufatanya mu bishyigikira indangagaciro zirinda umunyarwanda, zirinda igihugu cyacu, zirinda sosiyete yacu. Turabashimiye ku butumire mwatugejeho kandi twongeye kubifuriza umunsi mwiza. Imana ibahe umugisha kandi ikomeze ibarinde. Murakoze.